tubahaye ikaze inshuti mukurikira Bwiza TV na bwiza.com aho murereye hose. Inshuti zacu zakadasohoka mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi turabasuhuje dusuza kandi Denis abaherereye he handi abaherereye muri East Africa bose muri East Africa bumva ikinyarwanda Uganda za Tanzania na Nairobi hari community y'abanyarwanda ugiye wibuka ko hari abanyarwanda baretse guhabwa ubwene gihugu muri Kenya bose rero turabasuhuje bakurikira ibiganiro byacu ari benshi kandi turajya mu twakwita nka diaspora nyarwanda urabona muri Mozambique tujye muri Malawi tujye muri hehe handi Zambia za South Africa ese Deni wigeze ugerageza gukurikira nk'inyandiko zikorwa mu rurimi rw'ikizuru aya ubwo se nabanze kurikiramo iki nanakizi nanacyumva uzagerageze ukore wenda urebe nk'ikinyamakuru kimwe mu byandikirwa mu rurimi rw'ikizuru ugiye muri Google Translate uzi ko ikinyarwanda kirimo no translate uzasanga amagambo nka 40% yose abaramu ushobora gusoma ikizuru wakimenya no kuvuga ngo no muzuru ari umuntu rwose uri sharp ashobora kwikira Bwiza TV na Bwiza.com akavuga ati hano nakuyema akantu numvise muvuga umuntu kuko umuntu ntahinduka numvise muvuga ibi nibi abo bose rero turabasuhuje abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu ubwo no kuvuga cyane tuvuge udere ku mujyi wa Kigali ijya kwishira ku rugo umujyi wa Kigali hari benshi badukurikira ndetse ntekereza ko atari bakeya. Hari abandi bantu badukurikira bari mu ntara y'uburengerazuba ubwo turavuga mu gace ka Rubavu ukamanuka ugaca Karongi ukagera za Rusizi mu majyepfo naho basuhuze kuko nabo ni inshuti zacu benshi batandukanye mu majyepfo twasuza bari Huye za Muhanga za Ruhango ariko kandi wibuke n'abari mu gace ka Nyaruguru cyane abaherereye mu murenge wa Nyamata n'ahandi hahegereye bose tubahaye ikaze kuri Bwiza TV na Bwiza.com bityo rero bakomeze bakore subscribe. Ejo nari ahantu muri bumwe mu buriro muri Kigali uburiro bukomeye cyane noneho mpura n'umuntu ntabwo nari muzi numva yari kuri table hakurya arambwira ngo nakoze subscribe yarakubonye itakumenya yarambonye naye navuze ngo nditubona umwanya turi bumusuhuze muri live mu kiganiro ubwo turi bureye ko za kuboneka umwanya wacu ari muto cyane ariko rwose ndumva ari witwa ari rwose ndagusuhuje aho uri hose ugire amahoro y'Imana bane nawe iriya subscribe rero wakoze ni nk'umwenda watubitsemo ubu natwe tugiye kwishyura mu kiganiro hirya no hino tugiye gusoma tuvuga ku nkuru zitandukanye zaturendeze muri aka karere ndetse Denis nkaba nibwira ko byaba byiza uhereye ku ngingo zigeze kugira ngo tubasogongeze urumva kabisa. Twavuga Inyamagabe hari umucamanza watawe muri yombi nyuma yo kwamburwa ubudahangarwa yatawe muri yombi na RIB uyu ni wa wundi se wariye ruswa cyangwa arazira ruswa ariko si impamya ko ari wa wundi wabushize aryo yitwaga Nyaminani uyu banza ari uwundi uwo muri Nyamagabe uyu nguyu iri zina ndumva ritaraduciye mugoro turi burebe saga ya ruswa n'iki byose hari akandi kantu gasekeje David umuvugizi wa polisi CP Kabera hari abantu ngo bamwifurije isabukuru nziza ku munsi utariho bati isabukuru nziza afande ibite wongeye kuvuka ariko ngiye ntabwo navutse uyu munsi nawe rero ibyamutunguye ariko uyu mupapa rero CP Kabera ntabwo giye tumenyeranye mu buryo bwanjye nk'umuntu uri kuvuga aka kanya ariko nkurikije ukuntu akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga biri no mu nshingano ziwe kuko niwe komanda wa service ya PR ya police public relations ngira ngo niko bayita uwavuga ko abikora neza ntabwo yababeshye cyane rwose atanga amakuru iyo muhamagaye rwose aragusubiza ariko ngo hari igihe ngo umubwire uti none ko bamfashe ndahangara ati bari bambaye impuzankano se ati bari mu kazi ati sawa rero bapfa kuba gusa baguhe customer care nziza cyane kandi customer care nziza muri polisi ubwo ni ipingu u Rwanda rero hari ubutaka rufite rwahawe hehese ni mu gihugu cy'amahanga mu bihugu bitandukanye by'amahanga ariko ntumbwire ko ari Djibouti kuko hari uwa muri Djibouti hari no muri Central Africa burahari naho tuhafite ubutaka hari no muri Kenya muri Repubulika ya Kongo aho hose hari ubutaka u Rwanda rwagiye ruhabwa ariko no kuvuga ngo Bwiza.com yakoze icyegeranyo cy'ubutaka u Rwanda rwahawe mwarebye se nicyo ntabwo ari icyegeranyo urebye ni amakuru yashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru ntacyo ubwo turaza nyuma yo kuvugana na Minisitiri w'Ubucuruzi avuga ko bataramenya icyo bazabukoresha ubaza nawe ku muntu waguha ubutaka ukavuga uti sinzi icyo nzabukoresha aho muhise mashyira question mark turebe izindi nkuru nk'ebyiri yo kugira ngo muri Danmark rero ibinyamakuru byashyize ahagaragara
bigaragara byashinje leta yabyo cyangwa se ubutasi bw'iki gihugu gufasha ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa cya kigo gishinzwe umutekano NSA ngo gufasha kumviriza telefone z'abanyapolitiki bo mu Burayi bakomeye barimo n'uyu Angela Merkel. Yego. Reka nituza kubona umwanya tuze kujya no mu zindi nkuru zitandukanye, noneho tugaruke ku nkuru ya mbere Dennis kugira ngo tutaza kurya iminota, kandi iminota ni ikintu gikomeye. Rero ngo hano muri Nyamagabe rwose ribu ngo yaba imereye nabi abantu biha ibyo kugenda bafata nyine ku bintu bitari ibyabo. Burya ruswa ngira amazina menshi, bayita kantu, arabayita ngo umuti w'ikara mu kirane ko yitwaga kitu kidogo urumva mbega amazina ifite ni menshi cyane. Inyoroshyo ugiye kugereranya amazina ya ruswa n'ayishoka wasanga ari mbiri rwose bijya kungana cyane rwose. Ariko ribu ngirimo kubafata ukuntu nyine kutoroshye cyane ngo bamereye nabi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi witwa Nyaminani Daniel, yari umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamagabe. Nyaminani yarimo yirya ngishire ngo ni nyuma yo kwamburwa ubudahangarwa n'urukiko rw'ikirenga. Yego. Umucamanza ubanza atari ugupfa kumufata uko wishakiye. Abacamanza ntabwo boroshye bagira ubudahangarwa, ariko nyine kandi ubwo wasanga se yanariye nangahe, ariko ruswa bujya ni ruswa nubwo cyaba giceri kimwe nyine barakujatira. Gusa nyine nkuko twabivuze tutaravi muzinga inkuru wari ukidusomera uko iyo nkuru imeze, ubu wasanga umuntu wayimuhaye nawe ndabona Nyaminani uze kundeberamo irindi zina, kuko stili iki kintu nzakomeza kukivuga. Niba badusomera Nyaminani ntibadusomere n'uwayimuhereje, ni nko twabivuze mu kiganiro gitambutse. Nibwira ko peut-être ariko ubundi muntu twavugaga hari igihe usanga iyo bitagaragajwe neza, kuko ruswa, itegeko rya ruswa rivuga ko uwatanze ruswa n'uyihawe bose. Ubushize ndumva twaravuze umukozi wa ribu, twavuze umukozi wa ribu ubushize. Ariko nyine ntabwo numva impamvu tubona Nyaminani Daniel nitubone n'izina ry'uwayimuhaye, kereka kuko iyo bitagenze gutya ntabwo ndimo gukebura wenda inzego ribu ifite ikora muri mekanizme zayo, ariko nanone ni cya kiri kizakurura cyane kuvuga ngo banteze umutego, bagize gute, kandi ntabwo twagira gutya ngo duhumbye amaso twubike imitwe tureke kuvuga ko anytime nicyo kintu kiba gishoboka. So rero niba ruswa ibayeho, ntabwo ntanga umurongo mugari ku mikorere ya ribu, ariko nk'abanyamakuru nk'itangazamakuru dufite inshingano zo kuvuga ngo ku itegeko ryubahirijwe igice. Sibyo, umuntu yashyizwe hanze, wakiriye ruswa, uwayimuhaye ninde bamuhishiye iki? Hari igihe numvise hari umuntu wambwiye ati hari igihe umuntu yakwa ruswa akagenda akabimenyesha ubuyobozi imbere ati ngiye uriya muntu namwatse serivisi ariko arimo aranyaka ruswa, noneho bakamugira inama ati noneho wowe ugende nk'ugiye kuyimuha duhite tumufata. Akenshi ngo ariko usanga byagiye. None se ukurikije ukuntu isi yubatse nubwo tudashaka kwinjira mu mikorere ya systeme y'ubutabera uhereye ku bugenzacyaha kugera ku bucamanza bwite busanzwe, sirito ko umuntu ari n'umucamanza, ubwo urumva ndamutse wenda twaraguze itungo noneho cyangwa tukagura ikinyabiziga ukampa miliyoni ukansigaye mu 500, wenda no mu busanzwe ufite umwuga uyu n'uyu, ndi umucamanza ndi iki n'umunyamakuru, noneho hantu nazaza kukwishyura ugahita uhamagaza ribu ngo nkwishyuye ruswa, ubwo bahita bavuga ngo bazana inyandiko mwaguriye ngo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo ibintu byose biba consent anyuze mu nyandiko, kuko n'ibintu by'amagambo biremewe. Cyangwa reka mvuge ngo wenda icyo ngicyo sinacyo twaheraho tujye overisa. Uyu muntu se aramutse avuze ati hari icyo namwishyuraga, ngenda narimo kumwishyura ibi nibi, ese ko mutafite inyandiko? Ntabwo ibintu byose biba mu nyandiko, hari n'amasezerano yo ku muntu gusa. So ni ukuvuga ngo ku bwanjye wenda wadusomera niyo nkuru ukayiva muzingo tukumva uko imeze, n'abashaka kuyikurikirana ziri kuri bwiza.com online. Iyi nkuru urebye nta bintu byinshi birenze bavuga, uretse itangazo nyine ribu yashyize kuri Twitter ivuga ko nyuma yo gukurwa ubudahangarwa n'urukiko rw'ikirenga yafunzwe Nyaminani Daniel, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rw'akarere ka Nyamagabe, ngo akurikiranyweho kwaka no kwakira ruswa kugira ngo arekure uwari ukurikiranyweho icyaha cy'ubujura. Noneho reka rero tubitware muri ubu buryo. Reka tuvuge ngo kubera uko procedure z'ubutabera zimeze, urumva nka ribu wavuga ngo ni départ ni inzira ibanza, nanone ntabwo twajya kuvuga ngo byacitse byagize gute, kuko n'uyu muntu abagifite umwanya wo kuzisobanura, abacamanza bakabyumva, abatanga abahamya bakabitega amatwi, ibimenyetso bikagaragazwa, noneho akarenganurwa. Niyo mpamvu bujya batubwira ngo ntitugomba no gutinda ku nkuru z'ubutabera cyane wenda ngo tujye kuzicambura urubanza rutararangira, kuko still turabona ibyo ribivuga, ariko uyu muntu nawe n'umucamanza aza amategeko
nawe azisobanura abacamanza bazabajya hagati ubushinjacyaha buvuga ibi n'abanavuga ibi ngibi wenda ibyo turimo kuvuga ruguru tunenga bishobora no kuzaza muri procedure zizakurikiraho ariko noneho tukiri ku ntambwe ya mbere nibyo twavugaga mu kanya wenda ribu byagakwiye yuko nk'ubu igisa na confusion turimo kwibazaho igikuraho urumva ikaba yanasobanura rega tweet niba ari yabishyize no kuri tweet zigira thread ushobora kuvuga thread 1 thread 2 gutya na gutya yaguye mu mutego w'inzego z'ubutabera ibi nibi ariko tukanamenya ngo kuko urabona ndumva ugiye no gukora research ntabwo wabona ahantu umuntu waruswa hagaragazwa ababa bayitanze uretse wambwira ngo buri case zose za ruswa ziza zimeze kimwe nanone ziza zimeze kimwe ariko icyo nkubwiye cyo abanyafrika ntabwo n'umuvugizi wabo ariko uko isi yubatse twese turi mu isi y'aba bantu urumva umuntu kuba yagutega umutego muri iki gihe akaguteza urwego cyangwa ruriya n'ibintu bishoboka uri mukasaga yigeze ko mu myaka itambutse hashize imyaka hafi 10 irenga icyo kinakoreraga mu Mutara hari ikintu kimeze nk'ikigezweho cyo kuvuga ngo cyari kigezweho ntabwo ariko cyari cyiza in fact ni nk'ingamba leta bashyizeho urumva kugira ngo irwanye ikintu kibi ariko abaportuniste ntabwo babura ikintu cyo kurwanya nyine hohotera ry'abana n'ubwo nyine ngo kiracyariho ni ikintu gikomeje ndetse gushyirwamo imbaraga n'ubuyobozi bw'igihugu ariko wasangaga hari nk'ahantu nyine n'ibintu biri nkubwira ugasanga buri muntu wese ushaka guca undi mu mizi amuteze bene izo nzira z'abana rimwe na rimwe bakanacukumbura bagasanga sizo ndibuka aho ni mu bijyanye wenda n'ihohoterwa ry'abana rikwiye no kurwanywa ku buryo bukwiye rwose kandi leta ikongeramo imbaraga n'itangazamakuru tugashyiramo imbaraga kugira ngo iyo ngeso icika ntabwo ari ingeso nziza ahandi nibuka nihehera ni nk'ahantu wenda ku bantu bakoze umwuga w'ubuganga nabwo kuko ntabwo icyo kintu kijya kiyumvamo kenshi burya mu myuga itandukanye abantu bagenda bagira amatoroma nabo bagenda bahura nayo nubwo ntaba ari jyewe yahuye nayo ariko na mugenzi wanjye agahura nayo ikintu cy'amama bakunze kugaragara babwira abaganga yuko babwira ubuyobozi yuko ngo abaganga bashatse kubagira ukuna kuriya nimwe na rimwe kuko nabaga no muri sendika y'abaforomo wakurikirana wabaza report y'ibyo ukuntu biba byagenze ukuntu wenda nk'umuforomo aba arimo abyaza agahemukira umuntu arimo kubyaza bakakubwira ngo baramanutse ari kanso y'abaforomo ari sendika y'abaforomo ari ubutabera ari ubushinjacyaha ubugenzacyaha basanga ni biri empty byinshi nta kintu nka kese y'ibyumba ndayibuka rwose igeze ko hari muri byumba sinibuka ngo ni hehe mu Gicumbi basanga ni inzangano zari zirimo uwo muntu ndibwira ko ntabwo byamufashe so no kuvuga ikiro no kuvuga ngo ntabwo twavuga iby'ubucamanza tukiri kuri depart ku ntangiriro ariko n'ubucamanza buzashishoza ariko nanone niba ama transparence amwe namwe nkayo twari tuvuga ruguru atagaragaye usanga abantu batabura kubyibazo bakavuga bati no byabari nibi byabari ibinibi byabari ibinibi byabari ibinibi ikindi abantu bakunda no kuvuga nuko ese ubundi byo kugaragaza amazina y'abantu bari ngombwa Deni mu bugenzacyaha ibyo bintu ariko David urabizi ko nta gihe bitavugwaho bitagarukwaho cyane ahubwo sinzi ikintu kizakorwa abantu benshi barabyamagana nese umuntu atsinze urubanza nk'ubu izina rye barishyizemo gutya wenda tuzabaza abantu b'abanyamategeko bazagira icyo batubwira iyo umuntu atsinze nk'urubanza gutya kandi baramwandagaje gutya kandi mu gutsinda urubanza ntibarutangaze ngo bamukureho icyo cyasha iyo CV ntabwo ihindanye birumvikana nyine ibihindanye ariko se wabigenza ute si polisi kwivuga ko yo ikishinzwe ari ukugaragaza abantu iba yafashe kandi bakekwaho ibyaha ariko polisi ntago ari urwego ntago ari wo mwisho cyangwa iyo ribu ntago polisi nari ariko mwisho w'urwego rw'ubutabera uko iyararishi y'ubutabera ikoze turayizi wagera no ku rwego rw'ikirenga kuzamura usanga umuntu hari abagifite right uburenganzira bwo kujurira no kugira gute giye mbona rero abantu muri ibi by'amatangazo yo kwikubitiro mu bintu bijyanye n'ubugenzacyaha abantu kujya baba anonymous igihe cyose ubutabera butaramushinja kuko n'uburenganzira bw'umuntu nanone mbona navuga ngo bwa buhohotewe sinibaza wenda ujya kureba ukavuga ati RIB ifitemo ihe nyungu iyo ivuga ko hari umucamanza wawe apprehended muri Nyamagabe urumva ndetse nkuko tujye tubikora hano mu itangazamakuru tukora anonymous urumva ukavuga ko ari Petero Mariko tuze David wowe kana ibintu nk'ibyo ngibyo byatwara iki reka rero tubivuge gutya ariko bazabitekerezaho ari amakamera RIB ikunda gukoresha cyangwa police aya mazina akunze gutangazwa abantu baranenga cyane kandi ugira Imana agira umugira inama ntanzamo n'inshingano zacu kubivuga biba no hanze ndumva wenda bazabireho bakareba ukuntu umuntu yajya asigasirwa igihe cyose atarahamwe n'icyaha kugira ngo izina rye ritandure bikazamugiraho ingaruka mu gihe cyangwa kiriya bitari ngombwa birumvikana yego tuve kuri iyo nkuru rero tujye ku muvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera happy birthday no yahita ambwira ati rero David rwose nawe kuko uraje mu bantu nk'abari abo muri fake news ariko se ubundi ugiye kureba
sipi Kabera afite abantu bamukurikirana benshi cyane cyane urubyiruko rwaje kuri Twitter muri iyi minsi ntabwo rworoshye urubyiruko rumaze iminsi rusa nkaho rurimo guturuka kuri za Instagram za Facebook kuri iki bamaze kubenguka Twitter pe ugiye kureba n'aba influencers benshi barimo kuyikoresha barabishyize bamwe baravuga ati reka twifurize isabukuru nziza sipi Kabera ariko se ubundi ko nta niyabayeho. Ni kuwa gatandatu ushize rero nibwo abantu bagiye bamwandikira ubwo butumwa maze umunyamakuru Robert Makina nawe ashingiye ku butumwa yabonaga abandi banditse nawe aragira ati mwiriwe umuvugizi wa polisi isabukuru nziza y'amavuko nabonye abantu bakwifuriza nanjye ndayikwifurije ese ubundi ko mutatumiye abantu ngo turisome nuko naho sipi Kabera musubiza gutya sipi Kabera ngo yasubije ubutumwa bwa Makena uyu wo muri RBA ngo yishimiye abamwifurije isabukuru z'amavuko ariko babwira ko umunsi atari wati abantu banyifurije isabukuru y'amavuko mbega ugerageje kwa kuna nyine ati abantu banyifurije isabukuru nziza y'amavuko nziza bakoze ariko ntabwo ari uno munsi rwose ati kubatumira byo urabizi ko birthday party zitemewe kuko binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ko ntago kaburamo ariko abantu bakurikirana wenda imibereho abo muri sociology abapsikologe abantu mbega babazi ibintu bijyanye n'imibereho ya muntu n'ubuzima bw'abantu muri rusange ku isi bayeho buriya bavuga ko bishoboka ko kuko n'abashakashatsi nabikoreye abanyarwanda bafite ukuntu na kera na kare mu muco wacu bakunda kuzimiza buriya aba bantu baba bakoze kera uzi ukuntu ibwami byagendaga kugira ngo abirungo bagiye guha inama ngo umwami ngo baga bakwishora se imbere y'umwami akavuga ngo urabona ngo umwami ngo hari ahantu ngo muri Kaborogota ngo ntibigenda neza Kaborogota hari umuntu ujye umbwira uti ngo nkunda kuvuga ngo Nyabimata ariko hari akabwira ko uzi Nyabimata gusa je na Kaborogota ndahazi na Gishuro ndahazi na Nyarupfubire sibyo n'ahantu bita Burasozi i Bruxelles mu karere ka Rutsiro no kuvuga rero ngo hari igihe nyine ngo umuntu atabaga babwira umwami ati maze rero hari Kaborogota bimeze nabi hari bitagenda neza umwami ngo bahitaga bamuhimbira ikivugo bagahimba igisigo urumva bakajya bavuga bakacyumvisha ariko uyu muvugo urimo kumva mwami urumva ukuntu uryoshye urumva mwami nyine n'ababishinzwe bakagenda bakuramo ibikenewe ibintu nk'ibyo ngibyo sasa simvuze rero ngo wenda ngo ndashaka kubishyira kuri ino case yino birthday ya sipi Kabera itabayeho ariko ibi bintu azwere biba bifite nanone n'ubundi butumwa birimo gutanga urumva buriya wasanga ari nko kumutuma bati ariko rero afande nubwo bwose tuguhimbiye isabukuru itariyo umenya yuko rwose dukumbuye kuryoshya kandi birakenewe nabyo byashoboka oya none se koko ahubwo ni nako bimize ni nk'ubutumwa amfete mu muco wacu bwo kuterura ikintu wenda kugira ngo hatagira ugira ngo shize isoni ugakoresha kera twajya tuvuga ngo ni makanaki ugasha makanaki n'amariyeri yose y'ukuntu uri mu bwira ubutumwa kandi mu buryo bwiza bwa gipfura urumva ubwo rero sipi Kabera jewe nanjye verisiyo yanjye nivuga ngo baba abantu barimo kugutuma bati nyamuneka nimutugerere bukuru mu byemezo by'inama runaka ya minisitiri cyangwa bya primature biri busohoke nibwira ko deadline uyu munsi kuri 30 uyu munsi bitakizingahe 31 ubu ngubu ubu 31 uyu munsi cyangwa ejo dushobora kumva ibyemezo bishyashya kuko biriya byashyizweho biri expiring uyu munsi ariko kuvuga ati nyamuneka muravuga ubukwe mukavuga izindi event ariko munatwibuke kuko erega c'est ce qu'on appelle la société donc birthday nyine nuko zimeze bridal shower nuko zimeze baby shower nuko zimeze urumva uko isi yubatse ikintu kijyanye no kwishima kandi society itishimye nabyo kiba ari ikibazo nizo za raporo ujya wumva so umuntu akaba yavuga ati rero wenda ntibyoroshye kugira ngo cabinet ibe yakwicara ivuge ku ngingo ya birthday urumva ariko hari ukuntu bikora muri rusange wenda ikaba yavuga iti niba muri bisi abantu bagenda bakagira gute ariko Charles Denis bisi abantu baruzura uzansomera ingingo ya bisi ukuntu imeze so tutabitinzeho rero no kuvuga ngo nge ndabona mu mitekerereze yanjye nkoze isesengura abantu bafite ubutumwa bashaka guha sipi Kabera n'ubuyobozi muri rusange ko bakumbuye rwose kongera ariko uzikumara umwaka abantu batajya mu gisope uzikumara umwaka abantu batajya kuryoshya muri night club uzikumara umwaka abantu bakora birthday bihisha uzikumara umwaka urenga abantu bakora ubukwe barenza abantu banabe kagenda gutya hari n'ibindi tutavuga nk'ibijyanye n'ibiriyo n'iki byose ikiriyo nacyo mu muco byo turagyorera abantu bo ku isi yose muri rusange kuba wenda hari umuntu utaza kuririra umuntu wowe bitewe no kabona wenda ushyizemo abuzukuru batanu ugashyiramo abakazana bane ugashyiramo 1 2 3 4 ugasanga bose baruzuye none abandi bakajya barebera mu birahuri cyangwa se bakajya basa n'abajya hirya rero hano wambwiye ejo bundi burya polisi reko yari yose biyazi ukuntu nasiga bajya muri event nk'ahantu bakavuga ati none mwe mwicarane urumva tumere nk'abahuriye kuri WhatsApp tu
mwajya yicara kuri table higiriye ariko turi mu kirori kimwe abandi bitare ku kindi gutyo ariko gasanga ayo mayeri ntabwo atwara umwanya w'abantu w'ubusa rero nka basida abantu babirebaho bakareba abayobozi bacu beza mu dushyiraho ingamba ziba zinakwiye mu kurwanya covid-19 bareba ukuntu hari ama event amwe namwe bagenda barekura cyane ko nanavuga ko ibipimo bitameze nabi muri no minsi Denise. Twajya ku yindi nkuru. Tujye ku yindi nkuru turebe wenda tukurikize hihe. Turebe ngiyi ubutaka u Rwanda rufite mu mahanga ariko ngo rutaramenya icyo ruzabukoresha. None se u Rwanda ubwo butaka ko bwavuzwe kera hari ubutaka tuzi ngo buri muri Djibouti sinzi aho ngaho muri iyo nkuru ya RBA burimo hari ubutaka tuzi buba muri Kenya ngira ngo kuri kimwe mu byambi byo muri Kenya ahandi ngo ni hehe Central Africa muri Congo Brazza naho tuhagira ubutaka ubutaka bwacu rwose muri Tanzania tuhafite hegitari 18 muri Djibouti tuhafite hegitari 60 muri Kenya ni 13 hakaba no muri Brazzaville ariko nazi ukuntu bungana hari ubwo ngo rwahaye mu myaka 35 ishize ariko na n'ubu nta kintu urabukoresha muri make u Rwanda rusa nk'umuntu yavuga ati nuko mbuze ikinyarwanda nkoresha ni nko kuvuga ati wenda rusa nkaho rufite ubutaka bwinshi ku buryo budakeneye ubundi nabase niko wavuga nyine nabuze ikinyarwanda nkoresha ukuntu ari undi muntu ariko utari u Rwanda navuga nti ese wenda wowe Denise usa nkaho ufite ubutaka bwakurenze kuko nkoresheje indishinga wabyumva nabi ku buryo buri butabukeneye ntabwo urabona u Rwanda igihugu kiri land locked urumva kidakora ku nyanja ariko abavandimwe baje bagira barya bati rwose reka tubaho ubutaka mugira ibintu byabo mwikorera urabona nk'ubu ngubu bavuga ngo muri Tanzania bwo 87 ubutaka ngo uwitwa Ali Hassan Mwenye niwe wabutanze ari Hassan Mwenye se mu president wa 87 uriya ntabwo ari byo ntabwo byo ngibyo ari byo icyo gihe hari hakiri ku ngoma nibwira ko ubutegetsi bwa Nyerere muri iyo myaka sinzi ubwo twaza kubirebaho neza ushobora gusanga wenda urimo gukora imari nabise turaza kubireba muri Wikipedia igihe yategekeye ariko ukibishakisha nyine ngo turebe kugira ngo tutaza gukora amakosa mu nkuru nuko navuga ngo ubwo butaka bw'u Rwanda birakwiye ko rwose bukorerwa follow up bugakurikiranwa kuko ndibira ko ntabwo dufite ubutaka rwose buhagije bwatuma twirengagiza ubutaka bubera hano byo mwinyi ariko ubutegetsi kuva 8-5 kugeza 9-5 buriya birumvikana ubwo nyine aho ngaho ni byiza ko tuhagoroye nabyo urumva rero uretse Denis ari nkawe nkugira inama mu Rwanda babigenza gute kuko nanone urabona kugira ubutaka nko muri Djibouti par exemple wenda Djibouti ifite n'ibyambo bikomeye cyane iri ku nyanja zikomeye cyane no kuri biriya cya kigo biri cya Aden sinibuka neza kuba wagira ubutaka ku manyanja akomeye nkayo ngayo siritu nka Dar es Salaam nkaho bavuga Brazzaville n'ahandi nubwo ya point no sinzi ahariho hose ariko udafite connection udafite inzira za gari ya moshi kuko urumva ubwo butaka si ibibuga by'indege ngo tuvuge ngo turakonta kure ya transport ubundi wa mugani aho iyo management yo ntabwo yagorana Denis cyangwa se ubanza iyo nka Dar es Salaam bavuga iyo nk'u Rwanda rwashyize ibicuruzwa byabyo tuzabaza abantu babahanga mu by'imisoro ntabwo byasora kuko byabiri ku butaka bw'u Rwanda nka container ziteretse ku itaka ry'u Rwanda muri Tanzania ntabwo zasora icyo gihe ntabwo ndumva zitasora zaba zisorera iki se kandi ubutaka ari ubw'igihugu so ubwo rero niba iyo myumvire n'imitekerereze ndetse n'ako gatekerezo kawushyizeho ari ukuri byaba bigaragara yuko ku giti cyanjye haba harimo ikintu kimeze nk'uburangare kurangara kuri ubu butaka kuko bifitiye akamaro igihugu nashaka kuvuga ngo wenda ngo byari bigoranye cyane kwibaza ko ubwo butaka buhari ariko nta connection y'imihanda hari gari ya moshi ibintu nk'ibyo ariko nkanavuga nongera kubica akarongo ngo ikintu cyihutirwa ku Rwanda muri no minsi ndetse no mu karere umuntu abaye nk'ubivuga nuko ibintu interconnection ya train ya gari ya moshi irakenewe Denis no mugabo bita no Dorine nawe basa navuze ngo ni umugabo ushinzwe ibikorwa remezo by'ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda avuga ko bimwe mu bikorwa bashobora gushyira kuri ubwo butaka harimo za warehouse cyangwa se ububiko ibyambu inganda n'ibigega bya za peteroli urumva n'inganda turazemereye kuzihashyira muri Central Africa ho ariko ngo bwatangiye kubyazwa umusaruro n'abikorera bakora iki mu buhinzi n'ubwubatsi byemejwe na Robert Bafakurera uyoboye urugaga rw'abikorera mu gihugu ngo Bafakurera yagize ati ubutaka twahawe na Central Africa abikorera batangiye kububyaza umusaruro twahawe ubutaka bunini burimo ubwo guhinga abikorera batangiye kubukoresha harimo
ubwo kubaka, abubaka bo mu Rwanda batangiye kubukoresha. Ibyo rwose urumva ni ibintu byiza byo donc umuntu yavuga ati salute kuri PSF, ariko se kandi nubwo muri Djibouti baburebeho na za Mombasa ubundi se reka nkubwire nk'ubwo muri Djibouti urabona nka bihugu nka Ethiopia nizo zigize ibicuruzwa byinshi bitandukanye, bagiye se bakakorera deal nka PSF ikagenda, ntago igihugu kizaba kishora mu bintu nk'ibyo urabizi ko muri privatisation leta yagiye yikura mu bijyanye n'ubucuruzi ibihereza abantu bikora ku giti cyabo, bagiye se ama warehouses bakayahashyira nabo. Icyo ntazi ni kimwe, twebwe u Rwanda rugiye kuhakorera ibintu ntirwemerese kuba rwacuruza rukavuga ati urubuti dufite ububiko, ariko dushobora kubikira RDC, dushobora kubikira n'ibindi bihugu binyuze ibintu ahantu, ntabwo rwabubyaza umusaruro mu buryo bwa business se icyo gihugu cyabyanga, ntabwo cyabyanga. Nese ubutaka baba babugwaye ngo bakagutegeka no kubukoresha, ngo witwe ko ari ubutaka bwawe nta kintu bukoresha. Ibyo rero ndumva iyi nkuru ntabwo twanayitindaho cyane, ariko wavuga ngo birasa nkaho bidashimishije cyangwa se bigayitse mu bundi buryo nanone, ko ubutaka bumaze imyaka za 40 butabwaza umusaruro, kandi duhora tuvuga tuti ubutaka ntabwo buhagije dufite, ntidukora ku nyanja tugize gute. Ndumva ubuyobozi bw'u Rwanda bwabirebaho kugira ngo ubutaka hakorwe advocacy n'ubuvugizi na private sector ibigiyemo, abikorera ku giti cyabo, abashoramari bayibyaza umusaruro kugira ngo bizanire inyungu igihugu cyacu. Kandi by'ukuri umuntu aguhaye inka ntujye kuyicyura, ubundi mu muco nyarwanda biba ari byiza, inka kugabira inka ntuze gukura ubwatsi, ntabwo ari byiza. U Rwanda rero rusa n'urwagabiwe ubutaka ariko ntirwakura ubwatsi nk'uko mbibona, kandi nkeka yuko hatabura umuntu waguhaye ubutaka nk'ubu ngubu yabona utabukoresha akakwita irindi zina ririmo umunebwe, n'ubwo butaka rwose babushyizemo amadepo bakajya acishamo bya bicuruzwa byacu bikorerwa mu Rwanda byitwa bya made in Rwanda, urumva ko amakonteneri yacu akagira, cyangwa se bakaba banabwubakamo nk'ahantu ho kumurikira ibicuruzwa by'u Rwanda, centre d'exhibition center, ntabwo byaba bibi rwose. Rero ndabonamo abantu bahaye ubutaka bw'u Rwanda ubwo muri Kenya, muri Mombasa bwabuhawe muri 1984 butangwa n'uwari perezida w'igihugu cya Kenya icyo gihe ariwe Daniel Arap Moi. Watubwira n'ubundi butaka bwatanzwe nande? Ubundi butaka twavuze nubwo n'ubwatanzwe na Hassan Mwinyi muri Tanzania, ariko tukaba tuzi n'ubutaka bwo muri Djibouti nko twakoze tubivuga u Rwanda rwahawe muri 2013. ubwo kandi n'uwavuga Kongo ntabwo twabura kuvugamo wenda General Denis Sassou Nguesso, kuko nibwira ko niba ntibeshye yaba nawe ari mu bagize uruhare mu gutanga ubutaka buhabwa u Rwanda. Twifuza rero ko ubu butaka igihugu cyabirebaho, yaba government yaba abikorera ku giti cyabo, nkuko uyu mugabo wo muri PSF avuga ko babyaje umusaruro ubutaka bwo muri Centrafrique, kandi ngira ngo ni nabwo butaka bwaba buri mu gihe cya vuba butanzwe vuba. Hakwiye no kureba ukuntu n'ubundi butaka bwabyaje umusaruro kugira ngo ibintu bigende neza. Denis, twambuke imipaka tuve hino tujye hirya, turakurikizaho he? Turajya Goma cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa gatandatu ushize nawe Perezida Tshisekedi yagize icyo avuga ku kibazo cyagiye kimaze iminsi Goma, cyatewe n'iruka ry'ibirunga. Wamfasha se mu gusoma iyo nkuru wenda ukanyunganira? Ni akantu kamwe gusa ngusaba, nanjye sinkugora wa muntu we, ukambwira ibyo bintu Tshisekedi yabikoreye he? Ibyo bintu yabitangarije yabitangarije nyine Kinshasa muri perezidanse. Icyo gisubizo nashakaga, nicyo nashakaga, kubera ko ubusanzwe ngira ngo iruka ry'ikirunga rishobora kuba ryarabaye na Tshisekedi ariko umugabane w'Uburayi agahita asubika uruzinduko. Ariko Tshisekedi yewe ntabwo wenda ndi umukongomani ngo mfate uruhare rwo kumugaye cyangwa kumushima kuriya mu buryo cyangwa ubundi, ariko nk'umuntu w'umunyafrika panafricanist ushobora kurebera ibintu mu ndorerwamo cyangwa iriya none ukavuga uti kuba buri ikirunga cyaruka tukaba tutarabona na Samir niba Rukonde niba ni premier ministre n'iki baza kureba abantu turajya bigoma, wavuga yuko iki kintu muri politike ya Tshisekedi kizasiga kitamuhaye isura nziza ku bakongomani. Ntabwo yababeshye, kuko cyane abo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko kandi urabizi neza yuko mu bintu by'amatora iyo utabonye amajwi muri kariya karere shaka no gutsinda birakugora, kuko ndakeka ko Tshisekedi abantu batavuga rumwe bazamuhondesha iyi nyundo rwose y'ikirunga cya Nyiragongo, kandi ntabwo izamera neza, kuko byari kuba byiza umuperezida n'umutekano we ubuhambaye n'uburyo ubu cyangwa buriya Tshisekedi nibura ibintu yaba akaba yarabitangarije nk'Ibukavu, ese nibura akabitangariza Kisangani, gukora Kisangani nayo iri hafi na Kivu,
ese akabitangariza niba ari bene niba ari n'iki byose kuko kiriya kirunga nubwo tuvuga ngo cyararutse ntabwo gifata diametre zikaze cyane ku buryo umuperezida bana ntashinga ihema akabwira abaturage ati mbari hafi rero Tshisekedi wavuga ko yacanze ikarita nabi ku bintu bijyanye na Nyiragongo ntabwo yababeshye pe kuko ntabwo mbona uko ikirunga cyarukira umujyi umwe mu mijyi ikomeye kuko ntuva Goma nyuma ya Kinshasa ugashyiraho Lubumbashi na Kisangani ugomba bavuga ko imaze gucaho Bukavu mu bunini no mu guturwa n'iterambere umujyi wa kane mbaye ariko mbivuga muri Kongo ukaba utaragera muri uwo mujyi nguze gutanga ihumure mu buri navuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane Denis ngo yabujijwe rero ngo nuko ngo ibibuga by'indege bifunze David yanyura ku Kikanombe akagenda n'imodoka ngo rwitwazo yatanze none se reka nkubwire ibi ngibi ni nko kubeshya abakongomani uti kubera iki kandi politike y'ikinyoma ntabwo iba nziza Denis perezida ni umuntu ufite ibikoresho ku rwego ruhambaye icyambere cyo ndibwira ko perezida Tshisekedi afite ariko ubuteri presidentiel nka Kongo n'igihugu gifite ibyo bikoresho bihagije niyo yaba atayifite bwite idumva igisirikare kitayibura oya warayifite nizi igisirikare nizi urumva ni umugabo w'ikirenga se w'ingabo za Kongo none se avuze ati giyewe nje Bukavu ndabegereye ibyo biremewe akavugira ijambo Bukavu noneho uko situation imeze akavuga Bukavu nakajugujugu ikavuma hari airport ikomeye cyane Bukavu urumva akaza agasura abaturage n'ubwanyura mu mato bafite marine n'abamirari buriya Kongeri mu gisirikare bifite marine force zikomeye ku rwego rwo hejuru kurazi gukora ku nyanja y'Atlantique bafite n'abamirari so kuvuga ngo rero oya niyo yaca Kigali kuva Kigali kugera Gisenyi ni amasanga ni amasahanga ariko buriyo biba kwiyamamaza gusaba amajwi yari kuza yari kuvuga ati nagomba gukora ibishoboka byose nkabageraho uko byagenda kose iyi politike rero ya Tshisekedi mu burasirazuba bwa Kongo wavuga ko irimo kuzamo utuntu tw'amayesheke amwe namwe urumva ntabwo yababeshye cyane cyane ko nahoze mvuga nakumbuga nkoranyambaga zo muri Kongo abantu barimo kugenda bavuga bati ariko buriya Tshisekedi yafunze Vitali Kamere yibwira ko niba ari Samir Ukonde nawe ukomoka hariya sinibuka ngo ninde undi muntu umwe mu bakunze gusimbura cyangwa se mu bakunze kuvugwa muri saga ya Kamere ukomoka muri kariya gace ubwo ntabwo arimo kuza neza mu mutwe ngo muvuge bavuga ko undi muntu ukomeye yashatse nyine kugira ngo ase nk'asimbuza Kamere abashe kwinfluence ingano muri Eastern Congo DRC ariko abantu bakavuga turibeshye buriya Kamere ntabwo yoroshye nubwo afunze ibintu nk'ibyo kandi nk'ubu aba muri Eastern Congo DRC bavuga bati iyo Kamere wacu abagihari twabanya assistance abaradusuye abaragize gute ibintu nk'ibyo ngibyo sasa rero wavuga ngo Tshisekedi nawe kuko afite byiza byinshi akora mu gihugu afite ahantu hegejeje igihugu ariko abagomba yagombye kumenya no kuntu acanga ikarita urumva mu bintu nk'ibi ngibi akabibona koko nk'iruka gikirunga ariko akanabibyaza umusaruro nka opportunity yo kwiyegereza abantu kugira ngo abe populaire kuko ntakirengagize yuko aba bantu bahanganye bo bakoresha ayo mayeri ubu rero Fayiruse navuga ati uwo mu perezida wanyu utaragera hafi ya Nyiragongo ngo abasura bahumurize kandi David biravuga ko bari abaturage bo muri biriya bice rwose ngo bafite ikibazo cy'ibintu bijyanye n'ibyo kurya ibintu by'amazi accommodations zitandukanye urumva abavangwa mu byabo ni benshi urabizi muri Kongo nta nubwo wanavuga ko wasigaga inzu yawe ukagaruka ugasanga ibyo wayisizemo biracyarimo buri abantu barasahuye ku bwinshi Denis wavuga yuko ikibazo kiri kitoroshye ariko Tshisekedi yagikenewemo cyane ntabwo yababeshye simbizi rero reka twe gutinda ku bya Kongo ni ibyabo ariko ni ibyacu kuko turi n'abaturanyi kandi no kuvuga ku Tshisekedi ntabwo ari gucinka amabere nabo bavuga ku butegetsi bw'ahandi ntabwo ari kwishyurana ariko niko biba bimeze turi muri Afurika imwe turi mu isi imwe isi no mudugudu nta muntu wavuga ngo nge nzakora ibyanyu nzakora ibi nibi Tshisekedi yacanze ikarita nabi kugeza kuri iyi saha ese ubundi muri no minsi hari ikigega ari fund ziriho zo gufasha abantu bavuye mu ntuze ibyo byose zirateganywa ntacyo ibyo tuzabireba rero ariko suko Tshisekedi wenda ananza abo baturage bwafite izina mpeshoma zitandukanye ariko ni mu gihugu cye mu perezida kugira ngo agire mpeshoma ku butaka kuri territoire y'ubutaka ayobora ntabwo je navuga ngo nabisamira hejuru je narimo mbinenga ntabwo ndimo kwigarura tujye ku yindi nkuru Denis tugarana ku musozi reka dusoreze kuri iyi nkuru ya Danmark hari ibinyamakuru byaho birimo iyo bita radio Danmark yatangaje ko inzego z'ubutasi za Danmark zafashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuneka abanyapolitiki b'i Burayi barimo umuyobozi w'Ubudage Angela Merkel kuva muri 2012 kugeza mu 2014 nose ibi ngibi aya makuru ni mashyashya kuyo Edward Snowden yigeze gutangariza WikiLeaks n'abandi bagiye batangaza ba Julian Assange aya ni mashyashya Snowden yabivuzeho muri ariko ntago yigeze akomoza kuri ruhare rwa Danmark no kuvuga ngo Amerika mu butasi bwayo igikoresha n'abandi bantu batarabanya serivisi zishinzwe ubutasi za Danmark ibyo bita FA
ngo yabahaye rero uburyo bwo gukoresha interinete zayo mu kuneka no kumviriza abayobozi bo mu Burayi nko mu Budage, mu Bufaransa, muri Suwede ndetse no muri Norvege. ese Amerika bari bifite inyungu cyo kumviriza abandi baperezida nako nabyayobeye ntago inyungu ni suku blackmailing se ari iki ya ntacyo biba bintwaye ariko nabo bajye bayumviriza ubundi akebo kajya wamugarura ubundi bo bajye babumviriza Amerika ni aho ngaho ku buryo ifite uburinzi bukomeye yo batayineka cyangwa no kwitaba itangaza nabo bayineka ubanza bo nta bushake cyangwa babumva nta nyungu zirimo barashabuze nko ari kumva ibiganiro bya Trump ukuntu ari kuba ari hatari afite amakuru meza afatika Amerika ni igihugu ariko buriya Trump abarusiya ngo baramwumvirisha abarusiya buriya nabo bumviriza abanyamerika abarusiya ntabwo bo bakwicecekera ariko ubundi David ugomba kutumva nyine abantu buriya nabyo ariko Putin ngo ntagira na telefone ya smartphone yikoresha gatushe ni gatoroshi ngo yarazikatiye buriya ntabwo havuga ati shate ntawamenya bavuze rero ko ngo bakoresheje NSA yakoresheje insinga za internet zo muri Danmark ku bufatanye na ziriya serivisi z'ubutasi za Danmark bakajya bumviriza cyangwa se bagasoma ubutumwa bandikirana za message ngo ni muri operation bari barise Operation Danhammer ndabona ari mu kirimi cy'ikinya Danmark ngo ni Danhammer ijya kumera nk'ihama nk'inyundo buriya niyo yari password y'iyo operation yego ubu se Danmark n'Ubudage biri bukiranukera kandi ibihugu byo muri Union Européenne haraza gushya ntabwo byoroshye ariko Abadage kandi gikomeye no mu ikoranabuhanga nibo bagira za CMS nibo bagira za ndende byose bo babumviriza buriya gute koko bagiye bose bo bihagararaho bakarinda telefoni z'abaperezida babo bakazishyira mu wasanga nabo babikora ariko amabanga yabo atarajya ku karubanda rero wamenya aba ba Wikileaks n'abandi nabo bashyira hanze bene amabanga se reka nkwereke niba ari abagabo koko kandi nibo bajye batangaza ibyo Amerika ikora batangaza ibyo France ikorera perezida muri Afrika nabo yumviriza batangaza ibyo Belgique ikora urumva kuko sinibwira yuko France yakwicara kiriya kigo cy'ubutasi bwayo bwo hanze itazi bivugirwa Bamako itazi bivugirwa Bangi itazi afasha byihorera ngo usibye Angela Merkel rero mu Budage ngo hanumvirijwe wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyo gihe bita Frank Walter Steinmeier hanumvirizwa ari umuntu utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubudage bita P. Steinbrück yego n'abandi benshi ese ubu ngubu Danmark yo yatanze umusada wo kugira ngo USA cyangwa NSA yumvirize Ubudage yari isigayira iyo kuvuga yabaye nkimanika amaboko iravuga iti twege rwose mutwumvirize uko mushaka ariko mugene mutwumvirize kandi nkeka ko Amerika ibingi bitabikora gusa kubera Amerika bivuze ko hari n'amakuru buriya Amerika y'udukiregeshwa ihereza za Danmark n'ubundi buri nayo nazo zungukiramo ikavuga uti rwose ntimugire ikibazo tuzayabakuramo namwe tuzabaha agace tujyana yacu dukeneye ibintu nk'ibyo ngibyo ariko Denis muri munsi nk'uhata za topiki dukwiye gukora inkuru isesuye ku bintu bijyanye na operasiyo z'ubutasi zihambaye zagiye ziba ku isi harimo n'ibingi byatangajwe na Wikileaks twizeza abantu yuko mu minsi iri imbere tuzakora ikintu cya isanzure kizibanda ku bintu bijyanye n'ubutasi nuko ibihugu binekana n'iki byose kuko umwuga w'ubunetsi ushobora kuba ari umwuga umaze igihe kirekire ku isi kandi ukomeye kandi Denis igihugu kitarimo ubutasi budakora neza ntabwo gitera imbere kuko uzi neza yuko hari n'ubutasi ngo bushinzwe kuneka ibijyanye na business Amerika nayo yigeze kuvuga ko Israel yumviriza noneho kandi Amerika ikunda gushyira mu majwi Ubushinwa ukuntu ngo buneka inganda zayo ibyo twakwita wenda nk'iyo espionage mu bintu bijyanye na economy rwose mukaba hari umuntu wambwiye ngo buriya Sarongo ubwo twaganiraga mu minsi itambutse yaransekeje arambwira ati shati uzi yuko Abashinwa mu kiganiro biri muzabyumva ati Abashinwa bashatse gutwara ikoranabuhanga ryanjye n'ubupfumu bwanjye atariko biranga tutimura ntago byavamo biriya byo kugendera ku gataro n'iki byose byumva Sarongo avuga Abashinwa ngo bamugezeho ngo babigure da arabwira ati barababeshya ati ni made in Rwanda bazamuhakinga rero akebuke bamutwaye ikoranabuhanga naramubajije se Sarongo kubundi nk'ubu ngubu igihugu cyo gikenera nka drone zo gukora ubutasi isiga kena kuki wowe nkiri ikoranabuhanga rya utarigurisha bakajya bakwishyura arambwira atabesha atubona wangiye kwivanga mu hoteli byanyetera abasore babyize ati bazabikora ati njyanye agataro kanje kuri nyungu se bakaganura cyane ko bambwiye hari abantu kera bajyaga bavuga ngo ari ibintu by'ibihuha bivuga muri societe ari igihuha kimwe kivuga ngo kira
wenda sinzi wenda abantu bandika kuri bwiza TV bwiza online.com online bazabidushyiriye ku murongo wenda wajyaga wumva ngo umuntu ukoze impanuka inkweto ivamo ngo inkweto imwe ngo nubwo yaba ari botsu rwose ngo ni urukweto rumwe kandi ruvamo ngo ruvamo ngo uhita ruguruka ngo ibintu biri automatic uwo ngo ahita apfa noneho bakongera bakavuga bati rero buriya mubona rwose ibintu bijyanye n'agataro iyo bigenje gutya ugafata nk'igishirira bikagenda gutya kaguciyeho ati umuntu uhita umufata abandi bakavuga rero nibyo nashaka kuvuga kuri ibya Sarongo bakavuga ngo buriya ngo isasu ubumarango bw'isasu buriya ngo ubufite uruhande rwawe rwose cyangwa ufite isasu umufuka ngo watsiritse abarozi bose ngo nubwo wajya ahantu nka za Shinyanga ngo wabarangiza ngo isasu ngo byakora ngo uburozi ngo bwakora ku muntu ufite isasu ariko icyo nibagiye kukibaza Sarongo ariko nzatimuza igihe kimwe ninsubirayo so urumva rero bivugwa n'ibyinshi ariko Sarongo nawe asa nk'uwazarimo agategerejwe akavuga ati cya misire cy'impanuro Gataro niho nashatse guhuza n'icyo kuvuga ngo nza Gataro gatinya isasu bamumanura da ndumva rero tutarangiza inkuru yacu tutavuze kuri Goyita Goyita rwose afande Asimi Goyita CD wigize itya iti kuhera uyu munsi ntago mukira abanyamuryango bacu nyuma yo guhirika ubutegetsi ubanze musubize ubutegetsi abaturage yamushaka ko twongera kubita abanyamuryango CD washyiramo amafaranga ngana uretse ko ngo yashatse gufata imyanzuro yo gufunga imipaka ngo ibashyire muri ambargo ngo igasanga yabiri imihana abaturage ishyira mu gihana abaturage batagize uruhare muri zikudeta zo muri Mali gusa wenda icyo navuga ntabwo nshyigikiye ubutegetsi bwa kudeta ariko nanone giye icyo ngarukaho nkuko twavuze mu biganiro byatambutse simbona impamvu nimwe bagira gutya Idriss Deby akishwa ku rugamba nkuko byagaragaye nabonye na Afrika yaragiye igaruka ku rupfu rwa Idriss Deby ivuga ngo ntabwo bishidikanya nkaho ko yarasuye ku rugamba ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo sibyo dushaka kuvuga muri aka kanya ugasanga nka General Idriss Deby kaka uyu muhungu aremewe ugasanga uyu muperezida wo muri Egypt Machar al-Sisi yagize gutya afunga umuperezida watowe urumva uriya mugabo ngira ngo wagize ibibazo no muri mabuso isi yose irarambuye amaboko iramwemeye urumva ariko ibintu abantu baza bagira gutya abamariye bagira gutya bavuga ati turashaka kujya gutya na gutya sedi yawe kwitambika ntago abantu bakwiye kwitambika kudeta zose zibaye kuko hashobora kuba kudeta which is not itari legitime mu by'ukuri ariko wenda irezonable ifite impamvu muri disikuru umugabo yagejeje nahoze mbona ku rubuga rwa presidence ya Mali ejo yarimo avuga ati twebwe twahisemo ibintu bibiri twahisemo ko igihugu cya Mali kijya muri kao donc kikaba kajagari cyangwa se ubu buryo bwo gufata ubutegetsi abantu bakatuvuga nabi stabilité twebwe twahisemo stabilité entre stabilité et kao so kandi ubivugana umukoloneli ahubwo iki cyakinantangaza tuzaye dukunda kugarukaho wa magani ariko ukunda kukivuga ngo koloneli afunga gutaba general kiriya gihugu kitaba general benshi ariko bose barapfukamye baricaye urumva ubu ijambo rifite koloneli nabyo wumva ari ibintu biri paradoxale utamenya ukuntu bimeze ariko nkavuga ngo CDAO niba ubutumwa mfite bushobora kugera wenda kuri abaperezida ba CDAO n'abandi n'ibintu nk'ibyo ngibyo nibaha amahirwe Asimi Goyita sibyo barebe iyo nziba cyuye munanire cyangwa ikundi wenda banamubwira bati ntuziyongeye kwiyamamaza ikindi kintu twasorezaho wenda nk'akakeregeshwa kacu nk'abasesenguzi no kuvuga ngo tujye tunareba ibintu biri behind the scene tubanze kurenza amaso yacu amarido turebere inyuma y'amarido uyu mugabo umeze gutya ejo nahoze mbona kuri Twitter nibwira ko ni ya Emmanuel Macron sinibuka neza asa nkunenga ibi bintu byo muri Mali bya kudeta by'urudaca avuga ngo tugiye no gukora ingabo zacu abamariye bahise bamusamira hejuru batizijyane n'ubundi barekana waratinze imyaka zimaze inyeshyamba ziracyahari gawo ntabwo umutekano uragaruka byinshi bahise bamwakiriza uri kubona ariko ikindi kintu nanone ureba aho ngaho ugashishoza niho navugaga dushaka kurenza amaso tukareba uyu mugabo ntabwo ari wenyine uyu mugabo bavuga yuko ari mu bagabo bashobora kuba bafitanye uburyo cyangwa ubundi imikoranire yihishe n'urwego rw'ubutasi rw'ibihugu bimwe nashaka kuvuga mu izina ariko bikomeye by'ibihangange bivuze ngo muri Mali uno mugabo Asimi Goyita ntago ari wenyine ashobora kuba ari igihugu cy'igihangange kitari Ubufaransa mu mbabarire kimuri inyuma kimuha amabwiriza n'ibyo gukora unagenda aho yagiye yiga amasomo ya gisirikare hose abantu bazashakisha bazahabona bivuze ngo hari igihugu cyangwa ibihugu bifite imbaraga ahubwo bishaka gutsinsura peut-être abafaransa muri Mali cyane ko Mali abantu ntitubivuga gutya bajya bamenya ko Mali iri mu bihugu bigira
yiza diyama cyangwa peteroli nyinshi muri nani zahabu kimwe muri amabuye y'agaciro diyama ishobora kuza nko mu gihugu cya kabiri gifite zahabu nyinshi cyane buriya uko uyibona kuri so ni ukuvuga ngo Marira ifite amateka maremare uyu mugabo ntabwo arimo kwikoresha abamuri inyuma barahari deni barahari ahubwo sinzi niba sede itaza ayo makuru ariko reka tutegereze turebe sede yawe gishobora no kumwishora ikamwirukana mu gisirikare uzikare yabwiye Nyahayajame wa mugabo w'inshuti yanjye wo muri Gambia ati sha kinjura agenda niba udakinjuye tuguhaye ultimatum tuzagukuraho David ndabona guhita nawe ari mu myaka imwe nka Idris Deby wa nawe afite imyaka 38 oya reka abasore rwose bareka abasore bategekesha ariko burya njya mbere ku mateleviziyo hari ama YouTube channel akunze kwerekana amakonvoy y'abasirikare y'abaperezida ngakomeye cyane urabizi kuri YouTube haba ibintu byinshi cyane ariko urebye icyubahiro mu perezida bafite rwose uri umusore w'imyaka 38 shareka nkubwire ngo nigubu perezida baburyoshye pe rwose umuntu yavuga ati rero ntabwo tuvuze ngo wenda abaperezida bafite mu myaka yagiye imbere bwe kugira gutya sinaka tubigena ariko aba basore gohita rwose niyo mureba buriya rero ngo umukomando special force ukaze cyane ubona ko nawe agiye muri ziriya benzi Range Rover n'izindi modoka nziza ariko agategeka neza n'abaturage akabaha amahoro n'umutekano bitwaye iki se ko ari umwana wa Mari ntacyo bitwaye duvuga twagana ku musozo hari umuntu umwe nari navuze ngo turamukora surprise rwose w'inshuti yacu niba telefone iriho simbizi rwose tuze kumva ko telefone yacamo turebe nidacamo ubwo nabwo wenda turaza kubireba ariko icyo aro mwiriwe neza yo mwaramutse amakuru ni meza kuri Bwiza turabemera ubu umenya ko ari kuri Bwiza nimero yanjye wabifite tureke ni nimero nijwi uraryumva ijwi dora twumva ubu rero turi kuri mu kiganiro live twavuze ko tugiye kujya dukorera abantu surprise batwereka ko badukurikirana watubwira Bwiza TV bwiza.com watangiye kuyikurikirana ryari byagenze gute se hari ibiganiro byacu ukunda watugiriye ihe nama donc nka commentaire nkatwe tuguhamagaye turi muri studio zacu ndatwaye rero ndabona abapolisi bameze nabi sinavugiraho ntabwo wavugira kuri telefone ariko Bwiza yaje ikenewe hari amakuru mu ducukumbura tutajyaga twumva ese ubundi watubwira amazina yawe ko ntakubajije nuko witwa uherereye hehe yemerereye mu karere ka Nyarugenge nitwa Kikiyari rero turagushimiye cyane uvuze ko utwaye imodoka ntabwo twagukoresha amakosa kandi ntabwo polisi imeze nabi ahubwo nyine ni amategeko y'umuhanda kugira ngo bitumvikana nabi urakoze cyane ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu ubwo nubona umwanya uzaze no kudusuza kuri studio tuzakuganirize byose biremewe murakoze cyane ugire amahoro n'imigisha y'Imana merci beaucoup asante sana arakoze rero Kiki nibwo twavuze ngo tuhora tubwira abantu nyamuneka muduhe subscribe nyamuneka muduhe share like commentaire ibintu nk'ibyo ngibyo ari amagambo ageze kuri ane akunda kugaruka mu biganiro by'aba YouTubers n'abandi bacana atandukanye natwe turimo nubwo twe tugira amashami abiri y'ikinyamakuru online bwiza.com na Bwiza TV ntabwo ari amagambo twavuga ko ari amagambo ari routine gusa ni amagambo batsitse ku mitima y'abanyamakuru bakorera ku binyamakuru nk'ibi ngibi nibyo wita ibi ngibi kandi ukora nko kuri radio muri broadcasting ukategura nk'ikiganiro bya burakeye ujya yumva ukabura abantu baguhamagara sinzi niba na boss mwabyumvikanaho ikiganiro kitagira umuntu ugihamagara ashaka guhita ahindura iyo porogaramu bakahinduza indi rwose sasa abantu rero twakwita nka audience yacu mu zindi ndimi zo mu zindi shuguri babyita abakiriya abadukurikirana ariko gese ko mbise tubyita audience mu itangazamakuru iyo tukubwira ngo kore subscribe kuri channel yacu no kugenda rwose ugasacinga wagera muri YouTube ukandika ijambo Bwiza ugashyiramo umwanya ugashyiramo TV no kuvuga ngo burya none warangiza wayegera ugakora subscribe cyangwa se ukiyabona biradufasha bitwongerera imbaraga ariko noneho by'akarusho umuntu yakora commentaire akakubwira ati wenda ibi biragenda cyangwa ntibinagenda sibyo bikadufasha kurushaho nguyu ari no umuntu nyine watubwiye akatumenyesha yuko wadukurikirana cyane ntabwo twari tubizi ariko niyo mpamvu tuvuze ngo muri surprise rero dusoza ikiganiro tugerageza gusiripirana abantu dufitiye amanemero tubahamagare tubaganirize tubabaza aho bari ndetse nibwira ko Bwiza media company ni ibyemeza ntago ari bafata uwo mwanzuro hakaba uburyo izo nshuti zacu
afite nk'ibintu yamamaza, afite ibintu akora, dushobora kubimufashamo tukamugabanyiriza. Ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba uri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, ushobora kuba ukora ibikorwa runaka. Ndumva binyuze muri ubu buryo bwa surprise, urumva bw'inshuti zacu z'akadasohoka, tuba tubwira ngo bakore subscribe buri gihe, twari ukuntu twakorana, umwe akungukira kundi kugira ngo twese dukomeze kugira uburyo bwiza bugana imbere. Denis rero ndagushimiye cyane, nshimira n'abantu bakomeje kurikirana ikiganiro hirya no hino kuri bwiza.tv.com. wakoze nawe David n'abari badukurikiye bose. Reka tubabwire ngo ikiganiro hirya no hino nakagaruka naho ubutaha. Ciao. Ciao.